Nongeye kubasuhuza nshuti mwese mukurikirana ibiganiro byacu, ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose. Nuwaba atameze neza buriya isi niko imeze, turi mu buzima, turi muri iyi si kandi aba ari hasi hejuru. Uyu munsi bigenda neza, ejo bikagenda nabi, nk'uko umuntu avuka n'ubundi nyuma hakabaho iherezo ry'ubuzima, umuntu agapfa. Ubuzima ni hasi hejuru, iyo bitameze neza ejo bishobora kumera neza, nta kwiheba. Tugiye kuganira rero uyu munsi ku kindi kintu gikomeye cyane gisigaye gihari muri iyi minsi, abantu benshi dushobora gukoresha tubizi cyangwa tutabizi, ariko reka tubiganiro turebe ngo ese koko nsanzwe mbikoresha cyangwa se mbikoresha. Nta kindi rero ni AI cyangwa artificial intelligence cyangwa se intelligence artificielle, cyangwa se mu bundi buryo ubwenge bw'ubuhimbano bw'ubuhangano busigaye buriho abantu benshi basigaye bakoresha kugira ngo barebe ko batunganya akazi kabo ndetse n'ibindi bintu byabo bakora neza. Tugiye kureba amavu n'amavuko yayo, tureba aho yaturutse ndetse tunamenye ngo mu by'ukuri iragana hehe, ibyiza byayo ni ibihe, ibi byayo ni ibihe, n'icyo umuntu yakwirinda, n'ubuhe buryo agomba kuyikoreshamo, ariko se mu by'ukuri irakenewe cyangwa umuntu yayirinda. Ishobora se kuba yazasumba umuntu mu buzima bwe, ikamurusha kuba yakora ibintu kurusha uko abikora, cyangwa se umuntu yabaho atayikoresheje, ni gute umuntu yayikoresha ibyaza se umusaruro? Ibyo byose turabirebera hamwe. Ntatinze rero reka buriya ubwenge buhimbanwe cyangwa bw'ubuhimbano ari bwa artificial intelligence, ni ayo benshi bakunda kwita ngo AI cyangwa intelligence artificielle. Ni kimwe mu bintu bihinduye isi cyane mu kinyejana cya 21. Cyateye imbere cyane, intelligence artificielle yateye imbere cyane mu buryo buhambaye, ku buryo bukoreshwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi, mu buvuzi, mu burezi, inganda, ubuhinzi ndetse no mu itangazamakuru. Ariko kandi nubwo AI ifite ibyiza byinshi, hari impungenge nyinshi zishingiye ku kuba ishobora gusimbura umuntu mu mirimo, kwangiza umuco cyangwa se guteza akaga mu bijyanye n'amategeko n'uburenganzira bwa muntu. Rero iki kiganiro kigamije kugaragaza inkomoko y'ubwenge buhimbano, kurebera hamwe akamaro kabwo n'ingaruka zabwo, no gutanga ibitekerezo se cyangwa nawe ukazagira ibindi bishyiraho ku buryo dushobora kubukoresha neza kandi bufitiye akamaro ikiremwa muntu. Reka mbere na mbere rero turebe uko ubwenge buhimbano bwavutse. Ubundi AI ni iki? Ubwenge buhimbanwa buriya bwahimbwe n'ubushobozi ikoranabuhanga rifite bwo kwigana ubwenge bw'umuntu, burimo gufata ibyemezo, kwiga, kumva no kuvumbura. Ushobora kubusanga ukaba wayibaza ikintu ikagusubiza, ukayisaba kuba yaguhindurira ibintu mu rurimi rumwe ikabishyira mu bindi, ukayisaba kugukorera amashusho ikayikora, ukayisaba gukora indirimbo ikayikora, ukayisaba utundi tuntu twinshi dutandukanye umuntu akenera mu buzima. No mu buvuzi turabireba, turebe mu itangazamakuru, turebe mu bijyanye n'umutekano se igenda ite, ikora iki, mu bintu byinshi bitandukanye. Usanga rero igiye ikoreshwa. Iyi ngiyi rero ubu bwenge bwo gukora busanzwe bwa muntu uko bumeze, ariko nayo ifata ibyemezo, ikiga ku byabaye, learning, ikumva, ishobora kugira speech ishobora gutanga, ikagira na vision, nayo irareba no gutekereza ku bibazo, igira na reasoning. Iri jambo rero ryo kuvuga ngo artificial intelligence ryavutse mu mwaka w'igihumbi 1956 muri Dartmouth Conference. Ryatangijwe n'abahanga nka John McCarthy, nibo bayitangije iri jambo mu 1956. Iterambere ryaryo uburyo ryagiye riza mu 1950 kugeza mu 1970, bwari ubushakashatsi bwo mu nzu bwonyine, aho abantu bari nyine bakiga kumenya ngo ibintu turimo gukora twabishyikiriza abandi, ugasanga nabo nyine babikoresha. Ariko mu 1980 kugeza mu 2000 habayeho iterambere rya expert systems, zagiye zibaho zikaza kugira ngo zifashe abantu mu buzima bwa buri munsi. No twagiye tuyibona uko yagiye ibaho, kuko nk'uko uyibona nyine ni ifasha mu buzima bwa muntu ku rwego rurenze ubu ngubu, bisigaye binarenze ku rwego uburyo babitekerezagaho. Iyi tekinoloji yayo iri hagati y'iterambere ridasanzwe n'impungenge nyinshi ku hazaza h'umuntu. Uhereye ku ndwara zisuzumwa na mudasobwa kugera ku bidukikije biri gukurikiranwa hifashishijwe amasatelite zifite AI, kugeza ku nganda zikora zidakeneye abakozi. Ubwenge buhimbanwe rero buri gutuma isi ihinduka ku muvuduko udasanzwe. Ariko se ni hehe bushobora kudusiga?
ni irihe mbaraga se cyangwa bwadusigira cyangwa se ni irihe sanganya rishobora kuba ryaza rero. Byose turagenda tubisesenguraho turebe ibyiza n'ibibi byabwo. Muri iki gihe turebe ingaruka zitegerejwe se mu gihe gishobora kuzaza kiri imbere, ndetse n'icyerekeranye n'uko AI yakagombye gukoreshwa ngo idakomeretsa umuntu ahubwo imufashe kugera ku bwigenge busesuye. Iyi rero AI nyuma yaho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugeza ubu ngubu, AI yateye imbere cyane kubera big data na machine learning ko byagiye biza genda yaguka cyane. Reka turebe rero ibyiza bya AI muri iki gihe. Nko mu buvuzi hariho mu gusuzuma amakansa hakoreshejwe AI powered imaging, iriho irakora neza cyane. Hari ugutanga imiti yihariye ku murwayi, personalized medicine, kaba yamenya wikakwigaho ikavuga iti wowe imiti yawe kugenera iri personal ni iyi ngiyi. Nk'urugero hari ABM Watson for Oncology ikoreshwa mu kuvura kansa isigaye iriho. Reka twerekeze, ushobora kuba wagira ngo buri ikoreshwa mu matelefone cyangwa he gusa, ariko AI irakora ibintu birenze. Nko mu burezi AI ikoreshwa mu myigishirize ihuriweho, iyo twakwita adaptative learning, ni irakoreshwa cyane. Igenzura imyigire y'umunyeshuri hagendewe ku buryo yitwara, ikaba yamenya ngo wowe runo rurimi ruramura ruvuga nabi, ikagukosora ikakubwira iti ahangaha hindura imivugire yawe, hindura uburyo warimo kuvuga, ntago wavugaga neza. Nk'urugero twatanga Duolingo. Iyi Duolingo ikoresha AI kugira ngo igaragaze intege nke z'umunyeshuri. Mu bijyanye nanone n'ubucuruzi n'inganda, nko gucunga amastock no gutanga service ku bakiriya hifashishijwe ama chatbots. Wowe ushobora kuba uri online ukabona urimo urachatinga n'umuntu kandi ari robo ihari irimo kubigufashamo. Nta muntu waharaye ku kazi, ari amarobo uvugana nayo, ugahitamo ikicuruzwa ushaka ikabigufashamo bigakunda. Hari no kwihutisha umusaruro n'ubugenzuzi, iyo twakwita quality control mu nganda bigiye biriho. Ntukagire ngo buri ukoresha muri telefone yawe gufasha kweditinga utuntu, uhindura amajwi y'abantu, uhindura amashusho, uhindura uburyo ukoramo ikintu. Ikora mu bintu byinshi bitandukanye bigiye biriho byinshi cyane, ntabwo ari muri telefone gusa cyangwa muri mudasobwa yawe. Nko mu mutekano rero n'imyitwarire, AI ikoreshwa mu gufata abajura binyuze mu mashusho, iyo twakwita facial recognition. Usiko buriya hari na telefone yawe nubwo bishobora kuba byoroheje, ushobora kurebamo ikifungura. Rero facial recognition ishobora kuba yayikoreshwa, AI igakoreshwa mu gufata abajura binyuze mu mashusho yabo. Ishobora no gukoreshwa mu kugenzura abagenda mu ndege, muri cyber security scanning systems ikaba yakoreshwamo. Hari ibindi byinshi ushobora gukoreshwa, uyikoresha nawe mu kweditinga utuvideo, ushobora kuba uyikoresha mu guhindura uvana mu rurimi rumwe ushyira mu rundi, ushobora kuba uyikoresha mu kugufasha gukora inyandiko imeze neza, iteguye neza, ikaba yakunogereza ibintu nk'uko ubishaka. Ni ibintu rero byinshi artificial intelligence igenda ikora, ukaba wavuga ngo ishobora no kugira gute, ishobora kugufasha mu kuba wavuga ngo nko mu bukungu n'inganda. AI kuyifasha mu kongera umusaruro no kugabanya ibihombo binyuze mu gukora akazi yakagakora neza kanoze. Ariko ushobora no kurwanya ibibazo by'isi. AI ikoreshwa mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe, mu igenzura ry'ibidukikije no guhanura ibyahazaza, kakubwira nka kuri batubwira ati teganyangihe yaduteganyiriza iki kiri imbere. Ni ikihe kintu ushaka kubiduteganyiriza igihe kizahinduka gutya, ikaba yabasha kwinjira mu gihe ikagira ikintu idukurirayo kandi kidufasha mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi. Si ibyo byonyine rero, buriya rero ishobora no kugira izindi ngaruka zayo byo dushaka kwita ngo ubundi akamaro kayo. Buriya dushaka kuvuga ko ari ingaruka nziza. Ni ikihe kindi kintu ushaka kugeza ku muntu cyiza? Icyambere, hari ukunoza imirimo. AI ifasha abantu mu gukora ibirenze ubushobozi bwabo mu buryo bwihuse. Nk'urugero, abahanga bavuga ko AI izagira uruhare mu gukemura ibibazo by'imyuzure, amapfa n'ibiza bigenda bibaho hakoreshejwe predictive modeling. Ishobora kuzabaho ndetse ukaba wamenya ngo twirinde ano mapfa, twirinde imyuzure ishobora kubaho, abantu babe basuhuka, abantu babe bava ahantu hashobora kuba habateza ibibazo, nk'ababa bari mu manegeka cyangwa abandi bahari ahantu hashobora kwibasirwa n'imyuzure bahave. Hari ikindi, guhuza isi. AI izongera imikoranire y'ibihugu
n'abaturage mu buryo buhoraho no mu bihugu bikennye. Ukaba urabona ko bisigaye byoroshye kuba wakomunikatingana n'umuntu mutanahuje n'ururimi, mukavugana kandi bigakunda. Ushyira muri telefone ibihindura mu rurimi mushaka ku buryo bworoshye. Mu biganiro, ubuvuzi, uburezi, byose bishobora kugerwaho hakoreshejwe mudasobwa ubu ngubu. Hari ibindi, gutanga ibisubizo mu bukungu binyuze muri robotic process automation. Ibigo bizarushaho kugira inyungu kandi ibikorwa bikorwe neza kandi mu buryo butavunanye. Ugasanga umuntu ntavunanye, nkeneye gukora ama website, nkeneye amagambo nshobora kuba nakoresha, igahita yaguhereza mu buryo bworoshye. Nkeneye kuba uyu mushinga wanjye nawe wiga gutya, ikagira ibyo iguhereza ndetse n'ibyo ikubwira ugomba kwirinda mu byo urimo kugenda ukora. Ariko se nanone hari ibyo byiza turimo kugenda tubona, tukabona ibyiza ishobora kuba igenda igezaho abantu, ariko se nta bibi nanone ishobora kuba izateza ingaruka wenda ishobora kugira mu bwenge, ubu bwenge bwahimbwe bushobora guteza. Hari nk'icyambere nawe rwose wahita wiyumvisha gutakaza imirimo. Uwo bita Frey na Osborne mu 2017 bagaragaje ko 47% y'imirimo ishobora gusimburwa na AI mu myaka 20 iri imbere. Nk'imirimo y'abashoferi, abacungamutungo, abashobora kuba bakora aho amarobo azagera mu nganda zimwe na zimwe aho agenda akora, abandi bafite imirimo isubiramo, ndetse ibintu bishobora kuzacika. Ugasanga hari abantu bafite imirimo igenda ishobora kuba yakorwa n'ama AI ku buryo bworoshye. Aha ni urwo rugero uyu Frey na Osborne bagenda batanga. Mu myaka 20 iri imbere 47% by'abantu bazatakaza imirimo yabo. Ariko nanone hari ikindi kibazo iriya AI iteza, hari ivangura n'ubusumbane. AI ishobora kwigira ku makuru yuzuye ivangura, bigatuma ifata ibyemezo bidakwiriye ku bantu bamwe. Nk'urugero, algorithm zakoreshwaga mu gufasha abacamanza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragayeho ivangura rikabije ku bantu babirabura. Bitewe n'icyo wayihaye, icyo bayigena, ugasanga iravangura ku moko y'impu, cyangwa se iravangura ku bijyanye n'igitsina, ikaba yavangura. Iyo vangura yarikora bitewe n'amakuru bayishyizemo, ikaba yafata ibyemezo bidakwiye ku bantu. Hariho ikindi, gutakaza ubwigenge bwa muntu. Kwishingikiriza kuri AI bishobora gutuma umuntu ata ubushobozi bwo kwigenga, bitewe no kuba ibikoresho byose bigengwa na mudasobwa. Ugasanga ijambo wari ukeneye kwiga se cyangwa kwiga ururimi, izajya ibimfashamo, sinkeneye kuba nabyiga. Nkeneye, urabibona bisigaye ari ikibazo no kuba umuntu gufata umubare umwe agakuba n'undi, bisigaye ari ikibazo cya guteranya. Calculator wibaza ngo iri hehe? Ako ni akantu koroheje. Ariko ubu n'ukeneye text, ukeneye gukora video, ashaka kuvatireka nifashishe, ukayihereza ibyo ushaka kwigukorera ikaguhereza. Nkeneye kwinkorera inkuru imeze gutya, igahita yiguhereza ku buryo bworoshye. Bizatuma rero muntu atakaza ubwigenge bwe, atakaza kuba yabasha kuba hari ikintu yakora ubwe. Ugasanga imbaraga ze ziratakaye, imbaraga yari afite kuba yahanga ibindi bintu, izo mbaraga zitakare, ubwo bushobozi butakare, ndetse ntabashe kuba yakora ibikwiriye. Usange byose AI ariyo yitabaza mu kazi. Nkeneye gutanga iyi dosiye y'idiscours, yigahita yigutegurira. Nkeneye kuba nahimba umuvugo, ugasanga yirawukuzaniye. Indirimbo se, amashusho y'ikintu, ugasanga irabikuzaniye ku buryo bworoshye. Kweditinga utuntu, ugasanga irabigukoreye. Bigatuma rero imbaraga za muntu zigenda zihatakarira. Hari n'ikindi, kwangiza ubusugire bw'amakuru, nka AI generated effects, nka deep fakes, zikoreshwa mu kuba watonesha abantu se, cyangwa mu gutoneka abantu bamwe, abandi no kubasebya, igasebanya ku buryo bworoshye. Iyi AI generated effects iteza nk'ibyo bibazo. Hari ama AI yakoze gutyo. Hari n'ikindi, gutanga amakuru y'ibinyoma hifashishijwe amabots kuri social media, ugasanga itanze amakuru y'ibinyoma adahari, abantu bakaba bayizera kandi ari ibinyoma. Rero AI irumva ko izatanga ibyo bibazo ari ibintu bigiye bihari bishobora kuzavuka. Ariko hariho n'ibindi bintu bihari ibi bijyanye na AI, twavuga nk'umutekano n'intambara. AI ishobora gukoreshwa mu gukora intwaro zica zidakeneye amabwiriza y'abantu, izo twakwita autonomous weapons.
izo ni muri Future of Life Institute, usomye icyo gitabo wabisangamo. Ishobora rero kuzateza icyo kibazo cyo gutuma habaho iki, ishobora gutuma izo ntwaro autonomous weapons zo zihagije zikaba zabaho. Ni ikibazo rero cyaba gikomeye intwaro zikoresha. Hariho n'ikindi, muntu uku kubangamira ubuzima bwite bwa muntu, AI ikoresha amakuru y'abantu ku buryo hari igihe ahungabana. Urugero ni kamera zigenzura abantu cyangwa social scoring mu bihugu bimwe na bimwe, ugasanga aho uri hose amakamera arakugendaho kandi umuntu agiye gusigara acungwa na kamera nkaho iyo robo akaba ari imugenga kurusha uko we yagakwiye kwigenga, kandi ari we gakwiriye kuba yigenga, noneho igasigara imugenga. Ariko se ko ibyo byose bihari, umuntu ayireke bigende gute? Abantu barateganya iki mu bihe biri imbere byo icyo bashobora kuba bateganya mu bijyanye no kuvuga ngo abantu bayigenza gute, uburyo bwiza bashobora kuyikoreshamo? Hari ukwiga ku mategeko n'amahame, gushyiraho amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu. Nk'urugero, European Union, umuryango w'ibihugu byunze ubumwe by'abanyaburayi, bashyizeho Artificial Intelligence Act mu 2024. Bo bashyizeho amategeko ayigenga uburyo igomba gukora. Buriya ntibigutangaza, usanga hari igihe buri ku ma social media kuki ubona buri gihe ibintu bimwe, niko twavuga. Ugasanga niba uri kuri TikTok, uri nko mu Rwanda, urabona ibintu byo mu Rwanda ari byo byinshi cyane. Wakwimukira mu kindi gihugu akaba ari byo ugenda ubona. Bishatse kumvisha yuko rero icyo umuntu bitewe n'amahame n'amategeko abantu bagenda bashyiraho, bashobora kuvuga bati ibintu twebwe ntitubyemera iwacu, ibi ntitubikeneye, bigatuma bitahaboneka. Ibyo rero ni ibintu byoroshye bishobora kuba byagenda bikorwa n'ibihugu mu kuba byakwishyura amategeko n'amahame yabo y'uburyo bagomba kugenzura artificial intelligence, ama AI mu buryo agenda akora. Hari ikindi, gukorera hamwe n'abahanga mu ndangagaciro. Ama AI zigomba gushingira ku ndangagaciro z'ubuzima, ubwigenge ndetse n'ubumuntu. Hari n'ikindi, kureba ko filozofiya n'iyobokamana bishobora gutanga umurongo ku bijyanye n'ibyo. Hari imitekerereze y'amadini, iyobokamana za filozofiya, ni iki ziteganya kuri aya AI ashobora kuba agiye ariho, ni iki babivugaho? Kuko nabo bashobora kuba batanga umurongo ushobora kuba wavuga ngo ugiye gutunganya izi AI ntizibe zateza ikibazo ku buzima bwa muntu muri iyi minsi ndetse n'ejo hazaza, kuko usanga rimwe na rimwe hari ibyo zishobora kuba zibangamira mu bijyanye n'iterambere rya muntu ndetse n'ibindi ushobora kuba wavuga ngo bigiye biriho mu byo abantu bagenda bakora bifashisha. Ibi bihugu rero nk'uko byagiye bikora, usanga nka Amerika mu bihe byabanje yaragiye ariyo yabaye isoko ya mbere y'ubushakashatsi bijyanye na AI. Abanyaburayi bagashyiraho imishinga y'ubushakashatsi ku bijyanye n'ama AI. Abashinwa nabo muri 2017 bagashyiraho gahunda ya AI Global Leader yo kugeza mu 2030. Afurika nayo wenda iracyari mu rugendo, ariko ubu ngubu batangiye kwinjira muri AI binyuze mu bigo nka Data Science Africa, Deep Learning ihari. Ariko rero buriya AI zikora mu buryo bugiye butandukanye. Hari nka ziriya machine learning, kwigira ku makuru bitewe n'amakuru ahari ikayigiraho. Hari natural language processing zishobora kubaho, ikumva ururimi, iyo mvuze ibintu ikaba yabyandika yabihinduramo ibyo navuze bikaza byanditse. Hari computer vision, kureba no gusobanukirwa amashusho. Hakaza n'amarobotics, arizo mashini zifite ubwenge bwo kwigenga. Ibi byose rero bigenda bibaho, bishobora kugira nk'uko twabibonaga ku rwego mpuzamahanga. Hari ibyo bagiye bavugaho nk'uko twavuga, batekereza kuvuga bati zero hunger, ishobora kuvuga ngo AI ikoreshwe mu buhinzi bugezweho, muri precision agriculture ishobora kubaho. Mu bijyanye n'ubuzima, wabonye ko AI ishobora gukoreshwa mu gusuzuma no gukurikirana indwara nka COVID-19, uburyo byagiye bibaho bagakora diagnosis bakoresheje iki AI. Hariho no mu bijyanye na education, ko twabibonaga bijyanye n'ikoreshwa mu myigishirize yihariye, nk'uko twagiye tubibona mu kwiga indimi, ndetse n'abantu bakaba bakwiga ibindi bintu bitandukanye hakoreshejwe AI. Ariko AI ikanakoreshwa mu kurwanya ihindagurika ry'ikirere, ibyo twabibonyeho. Buriya rero iterambere ry'ubukungu ryagiye riza kubera AI. Nk'ubu AI yitezweho kuzamura ubukungu bw'isi ku kigero cya
guhera tiriyoni 15 z'amadolari y'amanyamerika bitarenze umwaka wa 2030. Ni mu myaka 5 yonyine iri imbere. Nk'Ubushinwa, AI izongerera ubukungu bwabo 26% mu 2030. Amerika yo bizajya ku 14.5%. Abanyaburayi bigere ku 10%. Afurika yo rero iracyari hasi, ariko hari amahirwe yo kurusha abandi kuko nta mizigo myinshi y'amateka ifite. Twebwe nta bintu byinshi by'amateka n'ubundi bihari, nta bintu byinshi bya byaranditswe, bizatuma rero dushobora kwihuta tukagira ahandi hantu hanini tugera. Buriya rero AI ihuza isi. Nk'iyo ubonye translation engines nka Google Translate, Amadipli n'ibindi, cyangwa se hakabaho telemedicine mu buvuzi bwa kure, ni smart governance ku rwego rw'ibihugu n'imijyi nk'ama Singapore cyangwa se Dubai cyangwa se no mu Rwanda, abantu bakaba bakwivuza ndetse uri kure kandi utavuye aho uri. Ibyo ni ibintu byiza, ariko nanone nk'uko twabivugaga harimo gutakaza akazi abantu benshi bazagenda bagatakaza. Nk'urugero Amazon cyangwa Tesla, Alibaba na Uber bimaze gukoresha AI mu gutanga serivisi zidakeneye abakozi benshi. Urumva, abakozi bamwe bagataha yo ikagira ibyo ukora. Buriya rero hazaho n'ikindi cy'ubusumbane bw'ikoranabuhanga nka digital divide hagati y'ibihugu bikize n'ibikennye. Amakuru menshi y'isi ari mu maboko y'ibigo bike nka Google, Meta, Tencent n'ibindi. Ingurane mu mategeko rero n'uburenganzira bwa muntu. Nk'iyi facial recognition ikoreshwa n'igihugu nk'Ubushinwa mu kugenzura abaturage, umuturage agasigara agenzurwa n'iki n'ama cameras, cyangwa iyi social credit system igaragaza uburyo ubwisanzure cyangwa se bushobora kugabanuka, ugasanga iyi credits, ugasanga ubwisanzure bw'umuntu bibayeho. Hari n'ikindi kibazo kizavuka, ibyaha bikozwe n'ikoranabuhanga, ama cyber crime azagenda abaho. AI ikoreshwa mu gukora deep fakes, phishing no kwinjira mu makuru y'ibanga nk'ibigo. Ibi nabyo bizongera ibibazo by'ubutasi, umutekano n'iterabwoba. Ikindi rero gihari, hari izindi ngaruka zijyanye no kwiyongera mu bukoroni bw'ikoranabuhanga. Ibihugu bikize bishobora kurushaho kwiharira amakuru, software n'ubwenge, bigasiga abandi mu bukene buhoraho. Ikindi, hari impinduka ku bushobozi bwa muntu, guta ubushobozi bwo gutekereza no gukora, kuko byose bikorwa na AI. Kurangwa n'ukwigira, ugasanga bagize ntibindeba, ukavuga ngo ibingibi n'ubundi zabinkorera kw'abantu. Ikindi, kwibasirwa n'iki, ugasanga umuco uribasiwe, umuco n'imibereho by'abantu biribasiwe. AI ishobora guteza ikibazo ku ndangagaciro z'umuco w'abantu, hifashishijwe iki mu kwimakaza ibitekerezo, imyemerere cyangwa imyitwarire imwe n'imwe. Ugasanga amashusho y'umuntu arakoreshwa mu buryo budakwiriye, ugasanga hari ibindi bintu AI igenda izana bitari biteganijwe bigenda bibaho. Intwaro zitagira abazitwara nazo zisigaye zigenga, ugasanga na robots zifata ibyemezo bitagishije inama abantu, nka izo twakwita Boston Dynamics military robots ishobora kubaho. Rero buriya mu buryo bwiza bwo kuyikoresha nk'uko twabivugagaho, hari ugushyiraho amategeko mpuzamahanga nka European Union AI Act navugaga muri 2024 ishyiraho ibyiciro by'ikoreshwa rya AI, risk based classification, mbabarire, ni risk based classification. Noneho UNESCO nayo igira recommendation yagize muri 2021 isaba ko AI yubahiriza uburenganzira bwa muntu. Hari guhuza AI n'indangagaciro. AI igomba gushyirwa mu murongo w'ikiremwa muntu, gutekereza ku ndangagaciro nk'uko kuvugisha ukuri, uburenganzira bw'umuntu, icyubahiro cya muntu, ndetse no kuba indangagaciro zimuranga zikagenderwaho. Hari ikindi nanone kijyanye no kunoza uburezi n'ubumenyi kuri AI literacy, kwigisha abantu uko AI ikora aho kwifata nk'iyobera rihari, kuko kera umuntu utaruzi gusoma no kwandika niwe bavugaga yuko ari illettré,
atazi gusoma nyine no kwandika, ariko ubu ngubu utazajyana na AI nawe kizaba ari ikindi kibazo, nawe azaba asigaye atazi uko gusoma no kwandika. Hagashyirwaho AI mu mashuri, coding, ethics na critical thinking bijyanye n'uko yajya ikoreshwa mu mashuri. Hari uguhuza ibihugu rero nanone, gukorana hagati y'ibihugu binyuze muri Global Partnership on AI, GPAI. Hagashyirwaho rero no guharanira ko ibihugu bikennye biticwa n'ikoranabuhanga, kuko usanga bishobora gusigara. Niba icyongereza njyamo nkagisangamo neza, ariko ugasanga nk'urundi rurimi rwaratakaye, ikinyarwanda ntikirimo ku buryo bumeze neza, cyangwa se no muzungu n'uwo AI irimo gukoresha ugasanga ntikoreshwamo neza ivuga ikinyarwanda. Byose nibyo kurebera hamwe rero. Buri ubwenge buhimbanwe rero ni nk'icyuma cy'ubwenge gishobora guca inzira nshya y'iterambere cyangwa kwica icyerekezo cy'ubumuntu. Muri iki gihe AI ni igikoresho gikomeye gifite ubushobozi bwo guhindura isi mu buryo bwiza, ariko kandi gikwiye kwitonderwa no kuyoborwa n'amategeko n'indangagaciro. Umuryango mpuzamahanga ugomba gufatanya mu guharanira ko AI ikoreshwa ku nyungu rusange, si ku nyungu z'ibihugu bike cyangwa abantu bake ugasanga nabo babyihariye aribo bagiye babifite kurusha abandi. Ugasanga ibyo byose ni ikibazo kigiye kiriho. Ntago rero buriya byagakwiriye kuba iby'igihugu kimwe. Ubwenge buhimbanwe ni nk'umuriro, ushobora gucanira urugo rumwe cyangwa ukarutwika. Muri iki gihe turimo bufite uruhare runini mu kuvugurura isi, ariko kandi bufite n'ubushobozi bwo gusenya byinshi umuntu yagezeho. Ni ngombwa ko AI igenzurwa neza, igashingirwa ku ndangagaciro, ikitabwaho mu mategeko n'uburezi, kandi ikubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Bitabaye ibyo ngibyo uzasanga AI igenda iteza ibibazo, ugasanga ibaye aho ngaho ni abantu bakenda bayikoresha se, cyangwa aho kugira ngo ibe igikoresho kiri aho ngaho gikoreshwa n'abake, igakoreshwa ku buryo ibyazwa umusaruro na benshi, cyangwa kugira ngo isigare ari itekerereza muntu, kandi umuntu ari agakwiye kwicunga, igire icyo imubyarira, igire imbaraga izana mu mibereho ya muntu, ntihazeho ubukoroni bushyashya bwo mu ikoranabuhanga. Gusanga ibihugu bike nibyo bifite ubushobozi kuri AI bishobora kugenzura amahitamo y'ibindi bihugu bikennye. Nk'urugero nka Amerika n'Ubushinwa nibyo kugeza ubu ngubu cyane cyane biri ku isoko bifite, nibyo bikurikirana, nibyo biri ku isoko bikurikirana ama AI. Ntihabeho kuba ibihugu bimwe byasumba ibindi cyangwa bamwe bacikana. Ni byiza rero, urabona ko AI ifite ibyiza byinshi igenda izana, ariko hari n'ibibi. Sinzi kuri wowe uko ubitekereza. Ufite comments wayitanga, ndetse hari n'ikindi wifuza kutugezaho nacyo wakigezaho. Hari n'ikindi gitekerezo ufite wagitambutsa. Nkwibutsa ngo niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubasha kubana mu bindi biganiro. Hanyuma ikiganiro cyari cyo ngicyo, naho ubutaha. Murakoze.